Hello bakunzi ba Samuzo timbanye kubasuhuza nizera ko umeze neza bibutsa kandi subscribe like haba n'igitekerezo gashiraho comment uzakomeza kugenda tubana amakuru tujya tubagezaho umunsi ku munsi. Kirehe yatewe ipfunwe no gukubitirwa mu kabari yica umuturanyi. Kuri Noheli umugabo mu karere ka Kirehe yishwe n'umusinzi wari umaze gukubitirwa mu kabari naho abana batatu bafatwa ku ngufu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye avuga ko kwizihiza Noheli byabaye mu mutekano mu Majyepfo uretse ubusinzi bwagaragaye kuri bamwe. Agira ati mu makosa make twabonye muri iki gihe cya Noheli amenshi yaturutse ku businzi, gukubita no gukomeretsa byabayeho usanga byaturutse ku businzi abantu bahuje iminsi mikuru. Icyakora nanone ishusho rusange y'umutekano yagenze neza cyane. Ubusinzi ngo bwagaragaye no kubatwara ibinyabiziga cyane cyane abatwara za moto. Ati hari bamwe mu batwara ibinyabiziga twafashe batwaye basinze cyane cyane abatwara za moto. Arasaba abantu gukomeza kuryoherwa n'iminsi mikuru y'impera z'umwaka birinda ibyaha. Ati Noheli yararangiye bonane ntizabagushe mu byaha, abantu bazishima ariko batabangamira abandi, ubusinzi si bwiza, ntihazabeho guha icyuho abagizi ba nabi cyane cyane abajura kandi abana ntibazahabwe inzoga. Rero iki ngiki si ikintu cyiza cyakaranze abantu ku minsi mikuru kuba banywa bagasinda bakagira naho bicana bakarwana, si ikintu cyiza rwose. Uyu witabye Imana ko tumwifuriza iruhuko ridashira, n'abo bana batatu bafashwe ku ngufu dukomeze kubihanganisha. Rero aya ngaya akaba ari amakuru wagezwagaho n'ikinyamakuru cya Samuzo TV. Mwibutsa ukanda subscribe, like, share, haba hari n'igitekerezo ugashyiraho comment kugira ngo ukomeze kugenda ubona amakuru ku gihe. Thank you.